noneho nimba ushaka gupfa uzavanga ishyari n'ubukene byakurangiza n'ako kantu. Ariko ubundi ijya kwifuriza umuntu gusubira inyuma, ubuze aho yavuye, ubuze urugamba yarwanye ngo agere aho ageze, none urashaka kumusubiza hasi ugufasha. Yewe niyo mugabo mushyashya meya wa Burera, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko nzakora imirimo nshinzwe, ko nazatetereza Repubulika y'u Rwanda yiwe we, ko nazasiba isoko, inama, ubukwe ya muntu yapfuye, ko nzarya iby'ubusa, ko nzayobora ntawe umagaze hejuru, ko nzakora akazi ka leta, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ashingiye Imana ibimfashemo. Bwiye ndahiro yo kuba meya wa Burera. Numukawa wera ni uzonyobora utangezi wanze mwitura mako kabira kinyamasa musa inyamasa mwisamba zisira hamwe, inyoni mu kirare zirumvikana, amafi yo mu nyanza ntenderanya, mu muzinga w'inzuki ntiharangwamo inzika, ariko abantu bo nugora duhigana kugira ngo duhe duhigana, inyamaswa zikadutsa ubwenge kumvikana. Nzongera kubura ibyo mbabwira. Ngiye babwira. Irambwiye ngo ngiye kubasetsa. Ngiye kubasetsa. Ngiye no kuzajya mbabyinira. Mubyina gusa. Mbakomera amashi. Komera amashi izina ry'Imana rihabwe cyubahiro. Izina rya Yesu. Reka bakinyira kadihori. Oya ndananiwe. Wananiwe. No. Likey. Ushaka nigitangaza nzagisaba nibone, ntacyo ntazakora ngo ushimishe uzimimana yampaye. Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho, ni icyambu gikomeye nambukiraho,